Umwarimu wigisha imibare yabwiye umwana w'imyaka 7 witwa Roza ati, ngiye kuguha pome imwe, nguhe n'indi ndetse n'indi. Nuko aramubaza ati, ese uraba ufite pome zingahe? Roza yahise yihuta asubiza ati, enye. Umwarimu yatekereje ko umwana atabyumvise neza, maze arongera ati, Roza tega amatwi neza biroroshye, ngiye kuguha pome imwe, nguhe n'indi ndetse n'indi. Ziraba zibaye pome zingahe uraba ufite? Roza yongera kubara yifashishije intoki ze, ariko mu mutwe yaranashaka igisubizo cyashimisha mwarimu. Yongera gusubiza buhoro ati, enye. Mwarimu yibuka ko Roza akunda inanasi, atekereza ko ashobora kuba adakunda pome, bikaba ari byo bimutera kwibeshya. Mwarimu yongera kubaza ati, ngiye kuguha inanasi imwe, nguhe n'indi, nguhe n'indi. None ziraba zibaye zingahe ufite? Roza yongera kubara intoki ze, maze mu bwitonzi bwinshi ariko yimyoza ati, eshatu. Mwarimu arishima cyane kuko yumvaga umwana atangiye kubyumva neza, ariko hari ikintu kimwe cyari gisigaye. Mwarimu yongeye kubaza ati, ngiye kuguha pome imwe, nguhe n'indi ndetse n'indi. None ni zingahe uzaba ufite? Roza yahise asubiza adatinze ati, enye. Mwarimu aratangara ati, bishoboka bite Roza? Roza ahita abwira mwarimu yitonze ati nuko nari nsanzwe mfite indi pome mu isakoshi yanjye. Iyo umuntu adusubiye igisubizo gitandukanye n'icyo twatekerezaga, si ngombwa ko aba yibeshye. Hashobora kuba hari ikintu kitumvikanye neza cyangwa kitari cyasobanuka neza.